ruriya rukingo ngo ruraza mu kwa mbere ahubwo rwaje muri iyi misi mu kuboza muri kukuboza ruraje ntabwo tugiye kuburorana. Ikigo cy'igihugu cy'ubuzima RBC kigaragaza ko buri mwaka mu Rwanda abantu 3200 bandura virusi itera sida, mu 2600 bo bahitanwa nayo. Kandi RBC igaragaza ko urubyiruko ruri mu bari kwandura cyane. Uyu munsi tugiye kureba hamwe mu bimenyetso byakwereka ko wanduye agakoko gatera sida utiriwe ujya kwipimisha. Ngira nk'uko mubizi abantu benshi batinya kwipimisha. Tanone iyo sida yinjiye mu maraso, umubiri ubwawo ubanza kwirwanaho, ukabanza kwica utwo tuvirusi tumwe na tumwe. Gusa nanone utwo tuvirusi twose ntabwo dupfa, ahubwo izo virusi nazo zirwanaho zikagenda ziyongera, bigeraho virusi zikaba zarusha imbaraga abasirikare b'umubiri, bityo ubudahangarwa bw'umubiri bukagenda bugabanuka. Uko bugenda bugabanuka, bugeraho ntibibe bukibashije kurwanirira umubiri, yaba no kwica izindi mikorobe zishobora kwataka umubiri. Iki gihe nibwo bavuga ko warwaye sida. Dore bimwe mu bimenyetso ku muntu ucyandura sida ashaka kugaragaza. Tuvuge nk'igihe yakoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida, cyangwa se akijomba cyangwa akikeba akoresheje ibikoresho byakoreshejwe n'umuntu ufite ubwandu bw'agakoko gatera sida. Tuvuge wakoze imibonano mpuzabitsina kuva uyikoze kugeza mu minsi 30. Ushobora kugaragaza bimwe mu bimenyetso bitandukanye, harimo nko kuribwa umutwe, kurwara manjine, ukaribwa mu muhogo, kumva hacitse intege, ukumva hafi y'umuhogo hari utuntu twabyimbye, rimwe na rimwe ukajya uruka cyangwa se ukagira iseseme, ukumva wanavunaguritse mu ngingo. Abantu benshi bagira ibimenyetso bakabyitiranya n'ibya malariya, bakaba bajya no kwivuza ku masantere de sante ndetse n'ahandi hatandukanye, aho bamwe bagenda bakabaha imiti y'ibicurane, imiti ya anjine, cyangwa se bakayigura mu mafarumasi. Abenshi muri abo babirengagije ko bakoze imibonano idakingiye mu gihe gishize. Iba bigaragaza ko ubudahangarwa bw'umubiri buri guhangana na virusi y'agakoko gatera sida yinjiye mu maraso yawe. Ibyo birangiye winjira mu kindi cyiciro, aho bitewe no gufata imiti nk'iya anjine ndetse n'indi bya bimenyetso byose biragenda, noneho ukamera neza nk'ibisanzwe. Ariko nubwo umeze neza, virusi yo n'ubundi iguma kwiyongera mu maraso, yigabanyamo utundi tuvirusi twinshi. Iki gihe nta kindi kimenyetso ubona kidasanzwe ku mubiri wawe. Gusa nanone iki gihe ushobora kwanduza umuntu wese muryamanye, cyangwa se yakoresha ibikoresho akikomeretsa nawe byari byagukomerekeje. Impamvu ni uko umubiri wawe ukora abasirikare benshi, noneho bagatangira kurwanya ya virusi. Gusa za virusi nazo mu kwirwanaho zigabanyamo izindi virusi nyinshi. Izi virusi zikuba ku muvuduko munini wo hejuru, bivuze ko nazo ziyongera mu bwinshi, aho birangira zitangiye kuganza abasirikare b'umubiri. Ibi bigatuma utakigaragaza ibimenyetso cyane, ahubwo ugatangira gukurikizaho gutakaza ibiro. Gusa nanone ntago bitakara ku kanya nk'amafoto twajyaga tubona y'abantu barwaye sida kera, ahubwo bitakara gake gake. Tuvuge ushaka kuba ufite ibiro 66, ugatakaza ikiro mu kwezi cyangwa se ikiro mu mezi 2. Iki gihe nta muntu uhita ubyitaho. Abenshi baba bumva byaba byatewe no kutarya neza cyangwa se kugira stress nyinshi ndetse n'ibindi, ariko nyamara bakirengagiza ko bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye mu mezi yashize. Ikindi kandi ni uko icyiciro kimara hagati y'imyaka 3 ndetse n'imyaka 10. Urumva ko imyaka ari myinshi. Ushobora kumara imyaka yose nta kibazo ufite, ubayeho bisanzwe, nubwo benshi batakaza ibiro, ariko nabyo aba ari gake ku buryo uba umeze neza nk'ibisanzwe. Iki gihe nibwo uri kwanduza abantu bose muryamanye. Rero nyuma y'iki cyiciro hakurikiraho icyiciro cya 3, icyo bita icyiciro cya sida. Iki ni igihe umubiri wawe umaze igihe uhangana, ariko abasirikare b'umubiri bikarangira bananiwe burundu, bakaba bake, nibwo umuntu arwara sida. Ni ihuriro ry'ibimenyetso bigaragara ku mubiri wawe utagifite ubudahangarwa bwo kwirwanirira mu kurwanya indwara nka azona. Ni ibiheri ushobora kurwara ku gice kimwe cy'umubiri cyangwa se uruhande rumwe. Tuvuge
nk'uruhande rumwe rw'agatuza, cyangwa se inyuma ku mugongo bigafata uruhande rumwe. Usibye ibiheri ushobora gutangira kurwara inkorora idakira, ukibaza icyayiguteye kandi nta tabi unywa bikakuyobera. Ni cya gihe wivuza bakaguha imiti y'inkorora bikanga, wakisuzumisha bakagusangamo igituntu ukibaza aho wagikuye bikakuyobera, kandi utaranyweye itabi, kandi ukaba warwara n'izindi ndwara zifata ibihaha, ukarwara ubugendakanwa kandi uri umuntu mukuru. Ururimi rukaba rwaba umweru, ugatangira kugira ibisebe mu kanwa. Nyuma y'aha nibwo ujya muri fezi yo gutangira guhitwa cyangwa se kugira diyare. Iki gihe urivuza ariko guhitwa ntibikire. Nyuma y'iyi fezi ujya muri fezi ya sida iri terminali, aho utangira kurwara ibiheri bikomeye bivamo kanseri, ndetse ukaba wanatangira kubyimba amajigo, bazagupima bagasanga warwaye kanseri yo mu maraso. Tutibagiwe no kugira ibibazo byo kwibagirwa, kugira umuriro uhora uri hejuru. Ibi byose ni kuba wararwaye sida. Nadusore ikiganiro cyacu, turabashimiye.